Naho muri Pakistan umugabo w'imyaka 52 uherutse kubyara umwana wa 60 avuga ko nubwo afite abo bana bose yabyaye ku bagore batatu yifuza gushaka undi mugore kugira ngo akomeze abyara abana benshi. Uwo mugabo witwa Sardar Jan Muhammad Khan Kajil utuye ahitwa Quetta mu murwa mukuru wa Balochistan ufite umuryango munini ariko yizeye ko azakomeza kuwongera mu myaka iri imbere. Ni umuganga ufite ivuriro rye. Umwana aherutse kubyara 60 ni umuhungu akaba yaramwise Kushal. Ganira n'itangazamakuru rya BBC yagize ati nasabye inshuti zanjye zose kunshakira undi mukobwa dushyingiranwa kugira ngo mbyara abandi bana b'abahungu n'abakobwa. Bwa mbere Kajira amenyekana mu itangazamakuru hari mu mwaka wa 2016 nyuma y'uko yari yabyaye umwana wa 35. Icyo gihe yavugaga ko gahunda ye ari kubyara abana 100 nibura. Ubu uhereye ku mubare w'abana amaze kugira na gahunda yo gushaka undi mugore afite ubona ko iyo ntego ye ishobora kuzagerwaho. Uwo mugabo yemeza ko ihungabana ry'ubukungu ku rwego rw'isi nawe ryamugizeho ingaruka ariko ibyo ko bitatandukira umugambi we wo gukomeza kwagura umuryango we. Nubwo uwo mugabo w'umunyapakistani ari mu bantu bafite imiryango minini ariko hari abamurusha gusa ngo si benshi. Muri abo harimo witwa Mzee Musa Hasia wo muri Ghana ufite abana 102 n'abuzukuru 568. Gusa nanone muri Pakistani niwe muto mu myaka ku buryo ngo ashobora no kuzarusha uwo muri Ghana abana benshi.